Kongera tubasuhuze ni igihe cyiza tuba tumaje kwishimira yuko umunsi wacu wagenze neza. Turabashimiye cyane kandi ko mukomeza kwitabira ibiganiro byacu. Uko bigenda gahoro gahoro bizagenda biza, kandi turizera neza tudashidikanya yuko ibyo dutanga bizatanga umusaruro. Nkuko duhora tubivuga rero, inkunga yanyu irakenewe. Subscribe, like, share, ndetse ukajya hirya hari inzogera ugakanda ku nzogera ifite amatwi, ubundi ahasigaye ugatanga n'igitekerezo hasi hariya. Utaha rero tuzabagezaho uburyo dushobora kuba gukominikana, dushobora guhuza ibitekerezo. Birumvikana biba bigoye, rimwe na rimwe ushobora kubona byoroshye mu iyo dutegura ibiganiro, wenda hakaba hari imyitwarire tuba tutagize inoze, ariko nuko ni intege nke za muntu. Gusa icyo tuzi ni uko iby'ingenzi tuba twabitanze. Rero bushize twari turi ku kiganiro cyerekana uburyo habaho imenyereza muntu cyangwa itoza bwonko, ku buryo ubwonko bugira uko butora. Twari tugendereye ku mugabo wo mu Rusiya witwa Pavlov, arimo atwereka experiment ye, atwereka ubushakashatsi yakoze ku bijyanye n'imbwa. Icyo nicyo twise classical conditioning. Twabonye ko classical conditioning habamo ibijyanye na stimuli cyangwa stimulus, yari kamwe stimulus cyangwa imvumbura, twabyita nk'imvumburamatsiko, cyangwa ikintu gishobora gutuma nyine habaho ikanguka, wereka tubyita ikangurabwonko. Nabyo ushobora kuba ikangurabwonko. Muri ikangurabwonko rero twabonyemo ko ari nk'uburyo nibura butatu habamo neutral stimulus, hakabamo unconditional stimulus, hakavamo na conditioning stimulus. Kandi icyo gihe nabwo habamo neutral response, kuko neutral stimulus irajyana na neutral response, hanyuma unconditional stimulus ikajyana na unconditional response, hanyuma n'ubundi kandi conditioning stimulus ikajyana na conditioning response. Twanabonye rero ko hashobora no kubaho icyo bita extinction. Extinction ni cyagiye noneho igikorwa umuntu yaramenyereye gukora, hari ikintu ukuramo. Urugero kwa yambwa twabonye, ugakuramo inyama ugakomeza ukavuza inzogera, imbwa yaza kureba za nyama ikazibura. Igihe noneho igira ikamenyera, ikamera nkaho uri kuyibwira ngo kuvuza inzogera ni kuyibwira ngo komeza wiryamire. Twabonye rero uburyo iyi gahunda cyangwa iyi mikorere ishobora kugira ingaruka cyangwa ishobora gukoreshwa mu banyeshuri nk'umwarimu. Ingero twarazibonye, urugero indirimbo nshyashya zijyanye n'isomo ugiye kwigisha. Ese uburyo ushaka gutoza abana ko bagomba kuzinduka, hari ibyo ushobora gushyiramo nawe ubitekereze. Ese hari iyo response ubundi niza kubyara behavior, niza kubyara imyitwarire n'imyifatire. Kikwereka yuko ikintu watoje ubwonko bw'abo bana nuko uko bari bameze ejo siko bazaba bameze uyu munsi, kandi siko bazaba bameze ejo hazaza. Hari impinduka byanze kunze zigenda zigaragara, ndetse iyo ukoze observation cyangwa ukoze igenzura ugakurikira ukagenda ukora evaluation, ubona yuko icyo kintu wakoze mu by'ukuri kiba cyarakoze. Bya bindi bita gukora umuti uba warakoze. Nuko uyu munsi rero noneho ntabwo iyi metode tugiye kuyikoresha ku banyeshuri gusa, nkuko nabasezeranyije. Nababwiye ngo ese iyi metode ku banyafurika yaje gukora ite mu gihe cy'ubukoroni ndetse na nyuma yaho, kuko byarakomeje. Navuga yuko na n'uyu munsi wa none hari ubundi bukoroni buhari, uretse ko buri mu bundi buryo, kandi rimwe na rimwe dushobora kubona yuko ubwo bukoroni wa mugani wagira ngo turi free, ni freedom, ariko mu bundi buryo ushobora gusanga nabyo atabyo. Wenda ibyo tuzabivugaho utaha. Reka dukomeze. Nkuko rero nababwiye, wenda mu kiganiro mwakurikije ibiganiro bibanza, nababwiye yuko ubukoroni buza bwazanye n'ibintu bitatu. Ndagaruka ku bantu biga ibijyanye na sociology, ibijyanye na yewe n'ibijyanye n'iza psychology, ibijyanye na literature, wenda literature africaine, literature anglaise, nabyo birashoboka. Muri English literature, African literature, ndetse muri rusange n'amateka, histoire,
ndetse na geography mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi. Ibi byose muzabisangamo kubera yuko ni amateka ari aho, kandi n'amateka adashobora gusibangana abantu basoma, uretse yuko tuba dukeneye yuko agenda agaruka kugira ngo tunamenye n'uburyo wenda dushobora natwe kwitwara biramutse bikunze, ndetse n'uburyo dushobora wenda kugira bimwe duhindura byashoboka, cyangwa se tukagira ibyo dukomeza. Ntabwo ari ukuvuga yuko ubukoroni mu by'ukuri 100% bwazanye ibintu bibi, ariko nanone ku rundi ruhande hari ibyahindutse kandi byasigaye bitugizeho ingaruka. Muri ibyo rero kubera ubuhanga bari bazi, niyo mpamvu rega iyo turi kuvuga ibi bintu, ni wenda nk'ubu ni urugero kwifashisha kino gitabo naberetse ubushize kijyanye na educational psychology, bigaragara neza ko experiment bari bakoze kuri iyo miterere ku banyeshuri wenda banahereye iwabo, niyo baje gukorera iwacu kandi birakora, byarakoze cyane kubera yuko uburyo bakoresheje ndacyari kuri bwa buryo bwa mbere conditional ibijyanye na classical conditioning, uhita ubona neza ariko ubwo buryo bwakoze. Ese bwakoze buti? Bya bindi nababwiraga, imenyereza bwonko, ivumbura matsiko, ushaka ko umuntu agira behavior changes, kandi bikageraho bikanakunda, ukanageraho ukaba inshuti na wa wundi, kandi bikarangira uhindutse umwanzi wa bene wabo. Urugero rwa bugufi, niba tubwirwa mu mateka ko abami benshi, emperors ndetse na kings, abami b'abami mu bwami donc muri kingdoms zari zihari na empires zari zihari, za zindi ziriya za Mali, ziriya za Niger, niba nibuka neza kuri icyo, n'izindi zose. Murabizi yuko Afrika yari irimo ubwami bugiye butandukanye, hanyuma bakabazanira ikintu batigeze babona. Urugero Amasaro, nkuko nabivuze, indorerwamo zo kwireba, umunyu wa kizungu, isukari, itabi ry'isigara, gake imyenda myiza yo kwambara, noneho bakareka kwambara inshabure, kandi ibyo ngibyo bigahera mu batware, bakabanza bakabyereka abatwara. Umutwara ahita abona icyo kintu ari cyiza, bakamuzanira ikindi ejo, bakamumenyereza. Iyo bamaze kumumenyereza bahita bamubwira n'icyo bamushakaho, kubera ko yamaje guhinduka, yamaje kubona abantu ko ari abantu beza, yamaje kubona ko ari abantu beza. Wenda ibi ngibi nabyo bizajya mu kindi kiganiro kijyanye n'ibyitwa uburyarya mu by'iyobokamana n'ubutegetsi. Hari ibitabo bibiri nshaka ko tuzakoraho ikiganiro mu bijyanye no guhuza ibyo bintu. Ubwo buryarya rimwe na rimwe nyine iyo miterere imeze gutyo, hari aho nyine izana nyine ikintu wowe ukabona ko iki kintu ari cyiza, okay, ukumva ubaye inshuti n'umuntu runaka, ariko we inyuma ahafite undi mugambi utari mwiza. Nuko rero byaje kugenda, hanyuma iyo classical conditioning irakora ku bami, irakora ku batware, noneho batangira kugira ya response navuze. Response ni ukuvuga ngo ni urebye ni nk'igarura bikorwa cyangwa se ni igisubizo cyabonetse muri bya bindi umuntu aba yaragukoreye, hanyuma byarangira n'ubundi uko akomeza kubigukorera nawe ntacyo wamwima. Bityo rero kubasaba ngo dukeneye abasore n'inkumi bafite imbaraga, ako kanya ni ukugenda ati mugende mufata abasore bangahe, abakobwa bangahe, mujyane, ejo bakazana ibindi, noneho bakakora babatera amatsiko. Ikindi dushobora gutangaho urugero ni ifaranga. Buriya mbere muzi neza yuko abaturage b'igihugu runaka, cyane cyane muri Afrika, bakoreshaga kugurana, umwe afite amashaza undi afite amasaka bakagurana. Ariko haje noneho ibindi bintu, haza ibiceri, haza inote, haza n'ibindi bintu bishyashya. Umwami se bamuhaye imodoka, bakamuha sigare, ese bakamuha ikintu, bamwereka ko icyo kintu kiri kumworohereza. Ese utekereza yuko icyo kintu yakireka? Ntabwo bishoboka.
hanyuma gukomeza kumenyera gutyo nanone bakomezaga kugira inyota yo gushaka ibyo bintu, kandi iyo nyota ikanajyana no gukora icyo babasaba, icyo bashaka. Barashaka iki? Barashaka abasore n'inkumi bo kugira. Barashaka iki? Barashaka ibibanza bubakamo kiliziya, bubakamo administration, bubakamo. Uko niko nyine mubona ibintu byinshi byageze aho mu bihugu byinshi bya Afurika bihita bijya mu maboko y'amadini cyangwa se na organisation runaka wenda nyinshi tubona zishingiye ku kwemera, kuko babaga bazanye ibintu abaturage babaga basanzwe badafite. Abantu benshi bazi ibyo bita ngo guhirika, aribyo byavuyeho abantu bitwa bahirika, ko bahirikaga inka abaturage bakaza baje kurya inyama bakabafatira aho ngaho. Nese niba umuntu yabaga yabaze ukaba ugiye kurya inyama z'ubuntu, ukaba rimwe bikaba kabiri, urumva ubwonko bwe butari kugenda bumenyera. Ntabwo rero buri gihe conditioning ikoreshwa ku bana, oya n'abantu bakuze irakora ndetse iranakora cyane. Akenshi nk'ubu n'urugero, uramutse uje ugasanga wenda hari abantu bakennye, hari abantu bambaye ubusa, ukabaha imiceri, ukabaha iki, batangira kwiyumvamo ikindi kintu gishya n'umuntu mushyashya utari uhasanzwe. Ubwo rero urumva yuko igikurikiraho nuko abo bantu batangira no kugira imibereho itandukanye niyo bari bafite, batangira kumva ibindi bintu bitandukanye n'ibyo bari bafite. Kandi uramutse uje ukababwira uti noneho rero ibi mubona byavuye kuko twebwe twemera ibi, kuko dusenga Imana iyi, kuko tumeze gutya, bashobora kubyumva, banabyumvana cyane rwose, babyumva cyane. Niyo mpamvu rero byagize ingaruka nyinshi cyane, kandi murabibona yuko na nyuma yaho hari abantu n'ubungubu natwe twese uburyo twitwara muri bwa buryo nyine baje bifuza. Umwimerere noneho rero ugenda urumva behavior, imyitwarire, imikorere, uko watekerezaga niba bihindutse, ubundi gutekereza kwawe bwa mbere na mbere bihita bihindura uko ukora, kuko nta muntu uhinduka bihereye inyuma, ahubwo bihinduka bihinduka nukuvuga ngo nubwo ikintu kiguhindura cyaje inyuma, ariko kigomba kubanza cyagira ingaruka, cyagira effect ku bwonko bwawe kugira ngo ubashe guhindura ibiri inyuma wagombaga gukora. Nuvuga ngo biraza bikava inyuma, yego, kuko twabonye yuko guhinduka k'umuntu bishobora kujyana naho yavukiye n'abamubyaye, bikajyana na environment cyangwa ibimukikije. Muri environment usangamo nyine abantu, social media, murabibona yuko social media nazo wenda tuzazivugaho ikindi gihe zimaje guhindura ubwonko bw'abantu. AI izaje nabyo tuzabivugaho, nigeze mbabwira yuko ubu ngubu hariho AI psychology. Abantu bazamenyera AI psychology gake niyo amara kuyimenyera, wenda izagira ingaruka nziza cyangwa izagira ingaruka mbi, bizaterwa n'uburyo tuzabisesengura tugendeye ku buhanga. Nazo ubwazo urazibaza zikagira ibyo zikubwira, wenda zikanakubwira n'impamvu. Hari ibiganiro byinshi bimaje kuzikorwaho, ntabwo ari njye uzaba ubaye wa mbere mu kubikora. Hanyuma rero iryo hinduka ry'abo bantu, iyo hindura mitekerereze, iyo rimaje gukora, abantu babanye nuko abandi bifuza. Niyo mpamvu na n'uyu munsi wa none Abanyafurika bifuza kujya i Burayi, kandi nyamara iyo urebye umugabane wacu wa Afurika inshuro nyinshi usanga ari ukize kuruta uko Abanyaburayi bakize. Ibi ngibi abantu ntabwo dushobora kubyumvikanaho. Reka nsoreze hano, wenda nshobora kuzahera kuri icyo ngicyo, wenda nkomeza n'ikindi mbereka uburyo Abanyaburayi bo bakoresheje ubwonko bwabo kugira ngo bigarurire umutungo wa Afurika. Reka nongere mbashimire cyane, ndabizi neza ko bitoroshye. Ibiganiro nk'ibi ngibi hari igihe birambira, cyangwa hari igihe wenda usanga n'abantu ariko nabakangurira kubyumva, kuko nicyo cy'ingenzi. Kuko rimwe na rimwe hari ukuntu ubona umuntu, twese tuba ku mbuga nkoranyambaga, tuba kuri YouTube, umuntu yashyiraho inkuru y'intambara ukabona abantu bayirebye, ni byiza, ariko kuki intambara yabaye? Buri gihe njya mbabaza ngo kuki intambara yabaye, niki kitumye noneho iyi ntambara itarangira? Kandi intambara irahari. Niki cyayiteye? Ni kubera urumva niki cyayiteye? Intambara yo yabaye, niki kiri buyirangize, cyangwa se niki gituma itarangira igihe yakomeje? Icyo ngicyo nicyo rero abantu bagomba kumenya, kandi icyo kintu abantu bakakizirikana. Iki kintu rero reka tuzagihereho gutaha, reka mbasigire nawe uwo mukoro musigare mubyibaza ukuntu nyine ibyo ngibyo bigenda. Ku kantu mukiteho, mbasabe mukorere subscribe, mukorere like, share, hanyuma hasi mutange na comment cyangwa igitekerezo
wenda muvuge muti mwakosora ibi mubivuga gutya, ese ntibyumvikana, hanyuma naho ubutaha Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi iduha impagarike n'ubugingo, bifuriza kuzajya mukaronka